ariko anje sinakubwiye ngo ntuzasubire ku ishuri. Ariko mama ntabwo numva impamvu ushobora kuva mu ishuri. Dufite imiryango ikize ndetse n'imitungo papa yasize. Ariko ubundi mama ni ubushobozi buke mbwira. Ariko anje icyo utabona ni iki? Uharaho ngo ukinga koko? N'umwe muri bene wanyu wemeraga wari waremeye kukurihira. Ejo bundi yambwiye ko atazongera kukurihira. Nuko nari narabuze imbaraga zo kubikubwira. None se mama ni iyihe mpamvu yaretse kundihirira? Reka nkwereke ibaruwa yanyandikiye. Nawe rero. Akira, singiye. Muraho neza Nosiya. Ikinteye kukwandikira ibaruwa nagira ngo rwose umbabarire. Sinkomeje kwishyurira umukobwa wawe kubw'impamvu nzakubwira nitubonana, kandi wihangane. Akoze. None mama ubu nibwo mbyemeye ko ndivuyemo neza pe. Nibwo mbyemeye ko ndivuyemo neza. Anje ihangane mwana wawe, ihangane. Imana irahari kandi Imana iratuzirikana. Ndabizi ko ari se w'imfubyi ikaba n'umugabo w'abapfakazi, kandi Imana izaturengera ndabizi. Ihangane. Mama bazireka njye gusezera ku banyeshuri bigana mbabwire ko ndivuyemo birangiye. Ngaho ugenda. Imiryango yansiga Good morning, everybody. Good morning. Let me profit this time. Mugihe mwarimu ataraza. Abanyeshuri nkunda muntege amatwi, hari icyo nshaka kubabwira. I really love you so much. Ndabakunda cyane. Bamwe mbafataga basaza banjye, abandi nk'abana banjye. Ariko ntabwo tukiri kumwe. None ugiye kujya he? No, Anje tubwire. Widutera agahinda. Ugiye guhindura ikigo se? Bibaye ngombwa ko dutandukana. Gusa mubye inshuti zikomeye mu buzima. Ndabakundaga kandi nzabahoza ku mutima. Tuzabifurije gutsinda ikizamini cya leta. imiryango yansiga nkabaho nabi. Imiryango yansiga ngakena. Nibuka isezerano ryawe mwami.
nibuka amagambo yawe. ako Jackson uriya mwana wanje murimo mubabaza kuriya uriya kuko ujya umenya ko ari amaraso yanyu mugira kuriya. ariko se ubundi ari hano nawe waregeye kuvoma. Anosi urazi ko ari njye nyine mu muryango bafashaga kandi nkabikora rwihishwa rero kugira ngo mbigicibwe mu muryango nanjye nahisemo kubareka rwose. ariko Jackson uzi ko umuryango wanyu nta mutima wa kimuntu ugira, uzi ko mumeze nk'aya nyamaswa yirirwa ihiga icyo yica ngo irye, uzi ko nta mpuhwe mugira mu muryango wanyu kuko mbibonye. ase ubundi wakemerwa gukora icyo bashaka bakagufasha ukareka kuba umutindi ukava mu bukene ndetse n'umwana wagasubira ku ishuri. ibintu uri kumbwira kuko ni ibigigugu. njye sinshobora kuba umwana wanjye ngo mumujyane ikuzimu. umenye ko umusaza we yishwe n'amajitani, papa we nawe agapfa azize imyuka mibanizwe, none ngo nimba umwana wanjye mumujyane ikuzimu nawe mubure ari we nari mfite, nzemera mpfire muri ubu butindi bwanjye. umva wowe duhuriye mwana niwe wenyine ushobora kuduhesha amahirwe yo kuba abakire muri aka karere kose tukaba abambere. ntabwo nshobora kugaruka muri ubwo buyobe bwanyu. umenye ko nabivuyemo nabi, mbaye umupfakazi, mbuze umugabo wanjye, mbuze umwana wanjye nakundaga cyane, kandi njyewe unamenye ko nabaye umukristo. njyewe ntabwo nshobora gusubira muri ibyo bintu byanyu. njyewe nabaye umukristo, ntabwo ntibirimo njyewe. ngo wabaye umukristo? nabaye umukristo, njyewe narakijijwe. wari uzi ko urebye nawe mushobora gupfa wowe n'umwana wawe? kuki waba umukristo urutubwire ukazibeshya ukabibwira Ange uzara ruvuye mu mwuka. urumva? isezerano ryawe mwami nirihera. mama ubaye iki? mama ubaye iki? mama ubaye iki? mama ubaye iki? mama ubaye iki ko? nari ndimo kumwinginga ngo ndebe ko yakomeza kukwishyurira amashuri ngo ukomeze wige, ariko yabyanze. isezerano ryawe mwami. shago umuntu ukomeye cyane mu buzima bwacu. Yakako ariko atagiye gupfa, buriya afite impamvu yatumye ahindura ikigo. ariko se niyo mpamvu ituma umuntu ahindura ikigo habura igihe gito ngo dukore ikizamini cya leta. ngiye sinyiyumvisha kabisa. ubu ninde uzajya dusobanurira imibare na sha ndumva amahirwe yacu yo gutsinda agabanutse pe. nibyo koko yadufitiye akamaro gahambaye cyane. si ayo masomo gusa, nk'ubu nkanjye nari ntangiye kumenya fizike, none bisubiye rudurubuse koko ndabuhanye. ariko se ntawe uzi waba uwanje ngo tuze kujya kumusura nimugoroba adusobanurire neza? iwabo nari mazi imbere ariko ubu barimutse, gusa nimamenya nzababariza ejo nzababwira. Okay. Janvier mu rugo bakaniye ngo ngomba gusubira mu ishuri, ntabwo byumvikana ukuntu umwana wawe bava mu ishuri. umva Emery, nanjye rwo gusa giriya papa ugira amahane mbona narivuyemo kera kuko mbona ntacyo mbarusha abana. umva mani ngiye kugira ngo nsubire mu ishuri nakemera nka vina nkajya kwibera Nyamirambo. ase ubundi mani mwaretse tukajya kwibera muri geti Nyamirambo mani. mwaretse nkanagize ikizamini n'ubundi ko nakize mfite cyo kuzagitsinda. oya sinshobora kujyana na Donald,
ariko Janvier ntabwo bibuka ukuntu sa Donata ari umugome. Nibuka turi mu wa kabiri ukuntu yamukubitiye ku ishuri. umva Emery winyibutsa kabisa uzi ko yankubitiye imbere y'ahanje nka se babimviramo kunkatira. Mani muzanje muranyibutsa. Uzi ko namubonye hano ari gukora ikede yikoreye amabuye. Iyo ni inkuru ishaje yavuye mu ishuri. Gusa icyansekeje ni uko yaje aratubeshya ngo agiye guhindura ikigo. Sha nkurikije ukuntu uriya mwana yari azi ubwenge yararivuyemo nanjye ntabwo nazicuza kuba nararivuyemo. None se ni ubushozi babuze ni iki? Twebwe twabonaga ari umubebe uke ariko bari abatindi. Gusa byatumye ngira amatsiko yo kumenya iwabo. Wasanze bameze gute? Narahabonye ndaseka cyane. Gusa subiza amaso inyuma ngira agahinda. Umva mani neka ibyanje ubundi ntibitureba. Ahubwo ngiye gushaka ukuntu nima amafaranga mu rugo yo kwibereye Nyamirambo. Mama nari nibagiye kukubwira. Iki yanje? Ninjoro ndyamye nagiye kubona mbona umucyo imbere yanjye. Noneho mbona umugabo mwiza cyane yambaye imyenda yera cyane. Ngo imyenda yera cyane? Nuko arangije araza arambwira ngo mfite isezerano ry'Imana ihoraho. Ise y'imfubyi n'abababaye. None mama byanyereye. Haro kurota. Gusa si ukurota anje? Nuse mama umuntu arota areba. Ubwo se n'ubwa mbere bikubayeho? Mama njye n'ubwa mbere rwose byari bimbayeho. Ese uko mbona wabyibajijeho cyane? Ibyo bibaho? Mana nk'uko wafashaga basogokuruza niko natwuza dufasha mu myaka iri imbere. Niko natwuza dufasha mu myaka iri imbere. Niko natwuza dufasha mu myaka iri imbere. Ko natwe uzadufasha mwana. Ariko wanje gusa ko mbona nta yindi ntwaro yazadutabara usibye gusenga. Yego mama no gusenga cyane. Nuko nyina ko umubiri kazamo tugacika intege. Rero papa wawe yari umuvugabutumwa ukomeye, ari umukire, afite iduka rikomeye cyane muri uyu mujyi. Gusa aza gucika intege kubera akazi aragwa. None se mama byagenze gute kugira ngo dukene? Akwaje ni inkuru ndende, iyo mbyibutse umutima urushaho kundya cyane. Ibyo bintu bikurisha umutima ni ibiki mama? Anje mbabarira ntabwo nabona imbaraga zo kubikubwira. Mama ndakwinginze mbwira. Mbabarira nimbona imbaraga abahoka nzabikubwira. None se mama ubona nutambwira amaherezo azaba yaye? Ese ubundi ubimbwiye niki cyahinduka? Anje kubikubwira no kutabikubwira byose ni kimwe kuko nta kintu bishobora kukumarira. Nanjye masaba Imana ngo cyame Imana ibimpanagure mu mutwe mbyibagirwe mu bwonko bwanjye burundu sinzongere no kubitekereza. Mama dukomeze twiririmbire tubireke. Niko natwuza dufasha mu myaka iri imbere.
murabizi murabura igihe gito cyane mugakora ikizamini, ariko hari abanyeshuri wagira ngo ntibazi ko igihe cyagiye. Ejo bundi nahuye na Dona saa 5 z'ijoro yasinze agenda yandika umunani mu muhanda. Naramubonye mu bitwa n'inkuba. Ese ari hano? Naho hari wasaga nk'iburi yiryamiye. Ishyiremo imbaraga igihe cyagiye. Amina Damu Kristo. Present. Asia Izabayo. Present. Aimable Manishimwe. Présent. Enoch Bizimana. Présent. Dona Ishimwe. Janet Murikatete. Present. Oliva Akimani Mpaye. Present. Uwera Ange. Absent. Teacher, yaragiye yaradusezeye. Ngo kuva ryari? Byagenze gute? Ashobora kuba yaragiye ku kindi kigo. Yagiye kwiga ku kindi kigo? Ntabwo yatubwiye ikigo yagiye atatubwiye. Ako ntibishoboka. Kuki atabimbwiye? Ntacyo, ndaza kubikurikirana. Aliane Zanimwa. Present. Alice Mujawamariya. Peter Nizeyimana. Present. Richard Kayiranga. Present. Innocent Sifa. Present. Justin Mugabo. Present. Joseline Zabu. Present. Juliette Manishimwe. Present. Odette Uwamariya. Present. Auguste Nzayisenga. Present. Ariko Jackson nose atari umukobwa bameze bate? Bameze nabi pe. Wa mwana we yavuye mu ishuri kurya kwabo nta amahirwe. Enzo yababamo nkubwije ukuri. Irutwa n'iriya toilette yacu. Ariko ibigori biragwira koko. None se wakwemeye akadura umukobwa we. Hanyuma agakira gutunganya ngo twe ko twatanze abana bacu basumbye iki? Gusa birababaje. Numva tugomba ko dushoboye kose tukabona anje hakika bitari bibukiye dufite nubwo akanya gato. Grafre. Ahubwo nibagiye kukubwira. Uruzi ko nose yatakirijwe. Gasigaye asenga amana bamwijura. Bana hagiye kuzabura umukobwa kandi ari basigaranye wenyine. Ibi ni bishoboka na gato sinshobora kubyumva. Ko twa turi mu mazi abira. Gute? Ngamazi abira. Umva ngwire Jackson. Ndakumva.
hari ikintu nigeze nkubwira nshaka kubwira nawe ukakimenya. Umwaka w'ibihumbi bibiri abakurambere baramwise wa Ange. Ko bamwe kumva gutanga mukuru wanjye nkura cyane kandi kurusha abandi, hanyuma ndamutanga arapfa. None si ibyo nose yatarabizi? Azi ko ari we watanze umugabo we? Oya, ibyo ntabyo azi. Uzazi ko yishwe n'abakurambere ko nagazi ko ari njye watanze mukuru wanjye Rutayisire. Urumva rugomba kubigira ibanga. Ko nari namubwiye ko naramuka bibi umwana azahita asezera hano kuri isi. Biko bimeze. Tugomba gukora ibishoboka byose tukabona Ange. Bitari ibyo twese turashira nk'umuryango. Nitwa Jeannette, niganye na Ange. Ku ishuri se biragenda? Yego biragenda. Turi kwitegura ikizamini cya leta mu minsi mike iri imbere. Ubwo se ubwo n'iki ko ndi mama wa Ange? Nakumenye mu gihembwe gishize, umunsi yari yabaye inama y'ababyeyi. Nibwo Ange yakunyiritse. Shaka ko si umwana mwiza. Yego. Amakuru se ya Ange. Ange araho. Ubu nawe arimo arigarakataje namushakiye ikindi kigo. Ni byiza. Umunsi uhurize mubwire ko ari Jeannette biganye kandi ko ndi kumwifuriza gutsinda ikizamini cya leta. Yego urakoze. Ari kukimuhora muri shati cyo kwanje ahindira ikigo. Hari icyo ubizi hose tubwire. Ubure muzi ko Ange ari kwiga ku kindi kigo. Ange ibyo ubwanjye namubonye ari guhinga. Kandi nari yabaye konje twari twize. Dona, ibyo uvuga ni ukuri? Ariko ibyo Dona yabwiye murabyemera. Njye ubwanjye nahuye na nyina ambwira ko Ange ahinduye ikigo. Rero ntimwemere ibyo Dona avuga. Kandi nkeka ko mwese Dona mumuzi ko abeshya. Nimureke Dona dusobanurire neza. Maybe nibyo ntawamenya. Ako mwagiye mureka. Mwabyemera mutabyemera ibyo niba rero. Kuri kwanje nuko kandi nta kindi ndenzaho. Wowe Jeannette turabesha. Unyina nakubwiye Ange ko yagiye ku ishuri. Njye namubonye mu murima ari guhinga ndetse tubitana amaso agira isoni. Nibiki ko musakuza? Ariko mana we birabibyuya ntibiba amaraso. Mana umwana wanjye arwaye ni ukuri agahinda kanyica pe. Ariko mama, ubu ni ubukene nyabake bwatuma tutabona n'amafaranga yo kugura imiti koko. Ariko se Ange, kuzi ko wa mugabo twahingiye udufaranga tutwambuye n'utwo tugerageza gukorera ko tuza tuturya, ubu urabona koko nakureye amafaranga yo kukugurira imiti. Ahubwo reka amaguruka njye kugutekera gakoma. Oya mama, kihorere rwose ntacyo nshaka, ahubwo ndumva nshaka kuruka. Ako mana ibi ni ibiki koko? Ariko mana wambabari ukankura muri ibi bigeragezo koko. Mana ko nakugarukiye, mana ko nihamye. Mana yanjye koko wambabari ukankiza ibi bigeragezo. Mana ndakwinginze, babarira mana umfashe.
Mana ndakwinginze Mana mfasha unkure muri ibi bibazo. ariko mama wizera imana koko? Hano ukuri ndayizera. none se kuki udashobora gutuma kuki utakizera yuko dushobora kuva muri ubu buzima kandi nkakira? Anje urakoze kungarura mu byizerwa kuko ngiye rwose nari natangiye guta ibyiringiro. Ni ukuri mbona byanshobeye. Ni ukuri Imana imbabarire nturware kuko urwaye agahinda kanyica pe. Kandi n'ubu ufite ibimenyetso bya malariya. ariko Sanosi urabona amaherezo aba yayo. Akose kuko mwambaye mukamfasha koko. Anje ko mureba ameze nabi kuko mwamfashije nkamujyana kwa muganga. Uko mubizi ko ari ubushobozi mfite bwo kumujyana kwa muganga. Ntabwo bishoboka, nawe se murarwara, n'abakristo bararwara. Ariya ngo mwarakirije, mujyane mubwire Yesu ngo azamuvure. ariko kuki mwirengagiza vuba ko ubu muyoboye ko Anje ari amaraso yanyu koko? Ubu wibagiwe koko ko se ari wabarihiye amashuri mukiga mukarangiza, none murabyirengagije koko aka kanya? Kuki mwibagirwa vuba koko? Hano se turabizi rwose, ariko reka ngire icyo nkwibariza. Kuki ushaka ko twumva ibibazo byawe twakubwira ibyacu ugaceceka? Ese ubundi waduhaye Anje hanyuma tukakuvana muri ibyo bibazo? Mwambabariye mukamfasha kuko nkijyanira umwana kwa muganga. Uko ntinda kumujyana kwa muganga niko iminsi ye yo kubaho igenda irangira. Kuko mwamfashije kuko umwana wanjye napfe nkamujyana kumuvuza. Ariko kuki ushaka ko twumva ibibazo byawe hanyuma we ntumva ibyacu? Mukuru wanjye afite umugore n'abana bari hehe? Ntiyabatanze akanywa amaraso yabo? Reka nkubwire icyo utaruzi, uraramuka utamuduhaye ku neza tuzamwiha ku ngufu kandi ntashobora kutunanira habe na gato. Imiryango yansiga ngakina ariko Dona tubwize ukuri nta muntu tumva. Wigeze ubona Anje ari guhinga mu gihe twe twigaga? Ako kimbabwira ibintu mukabifata nka black. Nje naramubonye ni ukuri. ariko Dona wamubonye? Njye ubwanjye nahuye na nyina ambwira ko ari kwiga kandi ko ari kwitegura ikizamini nk'uko natwe turi kucyitegura. Nyina arakubesha. Ntigaho cyari ikimwaro. Ukuri nuko Anje atiga ahubwo avuye mu ishuri. Ntibishoboka. Umwana uzi ubwenge kuri, ariko mwe muzi ko kuva Anje yatangira ishuri atigeze aba n'uwa kabiri, ahubwo yabaga uwa mbere gusa. None ngo yarivuyemo. Njye ibyo Dona avuga sinshobora kubyemera. Ahubwo ngiye gukora uko nshoboye menye iwawe kugira ngo menye amakuru nyayo. Janet, nabyo byashoboka. Gusa abaye ari byo ntacyo twaba twaramumariye. Twaba twarabaye abana babi cyane kandi zose ni ingaruka zo kudasura. ariko uriyemera pe? Ariko umara ikema ibyananiye ababyeyi we nimwe mwe kuzabishobora. Ubu rero mugiye kwirirwa muzerera muri quartier ngo mugiye gushaka aho Anje atuye, mugende simbabujije. Eti mnasami navuta bangi ila nyinyi mnavuta nyingi zaidi yangu. Papa. Papa nzajya kwiga ryari? Gikobwa cyane nkunda. Urumva ushaka gutangira ishuri ryari? Ejo papa.
anje ejo ntibyashoboka ariko umwaka utaha uzatangira ishuri nutangira ishuri urumva uzajya uba kangahe noneho mfite akantu hano mu ntoki mfite bombo nuyifata ndamenya ko uzaba uwa mbere nutayifata ndamenya ko uzaba uwa nyuma twagiye Papa, papa. Papa. Anje. Anje. Uba kimwana wa nibiki? Je, mama. Imiryango yansiga Usinzi ari muzima kuko ibi ni ibiki koko umuriro wamurenze. Ndumva napfa nkavaho nkaruka imiruho muri iyi si kuko ndabirambiwe ariko ntukavuge gutyo mama. Oya Anje, oya ndabihaze. Mama ndeba mu maso. Mfite isezerano. Ngufite igihano. Mama mfite isezerano yuko nziga kandi nkarangiza kandi ubuzima bwacu bugahinduka. Anje, mwana urakoze kumpumuriza. ariko Emery buri gihe umwana abigezaho kubona amahirwe yo gutura amafaranga nkayo ukayitesha kweri sa fudakize urenga kabisa nari ngiye kuyafata numva umutima urakubise buri imbaraga ziyafata gusa twari guhita dukira gusa bari kumiga kuko yari menshi mani bari kuwukura isi ko twari guhita twigira muri Uganda abana cyangwa muri Congo. ahubwo Janvier njye ngiye guhinduka kuko nkomeje ibindimo nshobora kuzashiduka ababyeyi banjye bewe kubera njye mwana. Emery ntabwo wambwira aya magambo uvuge ko ari wowe wanshyize mu byo kuva mu ishuri ngo none uragiye ntabwo wabikora. Janvier urabizi ko ari njye mwana mu rugo babyaye niba ari bo babyaye wenyine uragira ngo mugenze guteze ndakwinginze dusubire mu rugo ndabizi ababyeyi bagira impuhwe baratubaho ariko uri muzima cyangwa ufite ikibazo urabona mu rugo bambabara nta mafaranga nasize nibye uziko amafaranga nibye ariyo nkira yiroreje mama ngo ajye kwivuza umutima muri South Africa none murazana umugore mugiye gusaba imbabazi. Janvier natwe tuba tugiye gukora ikizamini cya leta kandi kwirirwa muri gato ntacyo byazatugezaho ahubwo dusubire mu rugo. Niga amatwi neza Emery aho kugira ngo nsige njyenyine iwanyu bazaza kugutora urumurambo nayo nimereye neza uranshi kugira ikirara ngo none uragiye ntibishoboka. ndabyumva basi babarira turi kumwe ntabwo nzagusiga.
Grafre, ndabona amaherezo birangira Ange tutamubonye kandi tumukeneye cyane. Imbaraga dufite n'amafaranga dufite bizamuduhesha. Uko nifuzaga ko akomeza guhangayika. Akabura icyo kurya, akabura icyo kunywa. Nyuma yaho nyina azamutuzana tutanakimukeneye. Ahubwo hari icyo natekereje. Urabona ko arakaza no seta n'umukobwa we babamo. Baragakodesha. Reka tugende dushake nyirako. Tumuha amafaranga. Ubundi tumubwira birukane. Nibyo sha. Uratekereza pe. Hanyuma nzare bahazerekeza n'umukobwa urwaye. Reka tuzagende tumuha amafaranga. Tumubwira birukane. Ubundi tumubwire ntibayiraremo. Nibyo koko. Akongera icyo nahoze nekereza. Nazo nekereza ko twakwica no siyata. Hanyuma tukazafata Ange nta muntu n'umwe twitamitse imbere. Oya. Bareke. Inzara no kubaho nabi bizatuma batwizana tutanabakeneye. Nibyo koko. Uyu munsi ntabwo twiga. Ngira ngo mwese muzi ikibazo cya mugenzi wanyu. Tugiye gushaka iwabo, hanyuma turebe ko hari icyo twamufasha. Teacher, amakuru mfite ni uko batakiba Nyabisindu. Tunarabeshye. Ibyo byose se wabikuye. Teacher, aho bigeze ndumva tutakagombye kwemera ibyo Donavuga. Kuko nasanze igihe twe tubabajwe n'ikibazo cya mugenzi wacu waba asa n'uwishimye. Ndabizi neza. Kuri nuko nababwiye ko Ange yaba atiga muri amakanya. Cyese niba mushaka ko mbereka ifoto ye mukabona kubyemera. Teacher, tugende. Ubwo turi benshi byanze bikunze turamubona. Okay. Ufate bags zanyu tugende. Bite? Ni byiza. Nitwa Janet. Nanjye nitwa Emmanuel. Wowe utuye muri kano gace? Yego. Turimo turashakisha umukobwa witwa Ange. Waba uzi waba mu rugo? Ngo Ange ni inzobe ni igikara. Ni inzobe ujya kuba mugufi. Ko numva ntamuzi. Ntabwo muzi rwose. Sawa urakoze, reka dukomeze tubaze n'abandi. Ona gidiyorsun
bya ni byiza. mwamuzi umusore witwa Jean werekana imipira muri aka gace ka Nyabisindu. werekana imipira yo hanze yego turamuzi kugira ngo surukindi guhegereza ndebe umupira. mwamuzi aho atuye se? Yego turahazi. mushobora kunjyanayo? Urabanza uduhe amafaranga tukujyane. murashaka angahe? baduha 500 twenge. nta kibazo ndabaha. Unaona kila gipangu gisize irangi ry'ubururu? Ni hariya. Mwiriwe. Ngize amahirwe ndagusanze nagushakaga cyane. Nibyo. Nanjye ku kazi gutega umupira wa Arsenal na Chelsea. Ntabyo narinzi. Uyu munsi tugomba gutsinda Chelsea ibitego byinshi kabisa. Ntabwo byoroshye. Kuko Chelsea nazanye abakinnyi bakomeye cyane. Reka nkubwire icyangenzaga ubundi mureke wigendere. Ubundi nitwa Jackson. Abantu igacuriro nifuzaga ko tuganira. Ariko rikaba ibanga rikomeye hagati yanjye nawe. Gibanga. Ese ucumbikiye no siyata muri yanze abamo? Yego ninjye. Nurashaka kubigenda gute? Shaka umwirukana. Ariko wasaze. Kuba ari mwese ibyo byakureba. Ariko abantu b'iki mwabaye mute? Umva. Ndaguha amafaranga 90,000 cyangwa yakwishyuraga nyakuba inshuro 10. Bantu mbwira impamvu. Shaka kumwirukana. Okay, ndabona udashaka kunyumva. Ngaho urabeho. Umva. Genda ubitekerezeho. Nubona hari icyo wabikoraho, umpamagare kuri iyi nimero. Ubundi wirukana umushenzi. Komune buri byo gutinda kandi abakurambere bari babambwe ko tutagomba kuneza icyumari kimwe kuba twagezeho Ange. Ndabigenza gute? Nategereje ko amusora mpamagara. Kuko ejo tugitandukana yambwiye ko agiye kubitekerezaho. Ariko amafaranga namuhaye ntashobora kuyitesha. Tubura bamwamira angahe? 90,000. Reka tumuhamagare tumukwire kabiri. Oya. Suko mba nanze kumuha amafaranga. Na miliyoni nayimuha. Ariko reka tureke kugaragaza ubutunzi bwacu. Kuko bizatuma abantu batwibazaho. Kandi uriya musore dukomeza kumuhamagara bizamutera kwibaza impamvu dushaka ko nose yataye ko yirukana. Kora uko ushoboye kose mu minsi 2 tube twabonye Ange. Ko bitari ibyo turabapfa. Kandi bwo ko gusuzugura abakurambere n'Imana zacu. Biri mu byatumye se wanje apfa.
ariko ubundi kuki bashaka ko Anosi atayirukanwa? Ni ukubera iki? Byanze bikunze hari ikibyihishe inyuma. Ese abantu bemera kuma 90,000 urumva badafite impamvu? Ariko ibyo ntibindeba, icyo mfa ni amafaranga. Halo. Halo, ni Jean muvugana? Jean, bite byawe? Nta kibazo turaho. Okay. None se uzaboneka ryari ngo tuganire kuri ya gahunda? None se warabyemeye? Wowe uzaze nta kibazo tuzumvikana. Nta kibazo ndaza ejo mu gitondo. Nayazane yahekenye. Niba ari cyo bapfanye ntibindeba. Anje, ihangane njya kukuzanira igikoma. Aya mama, ndumva nshaka kuruka ntacyo nshaka. Ariko se Anje, urabona uzarwara gutya koko? Nta kintu ufata bikamera gute? Urabona uzakira koko? Mama, rwose njyewe ndumva aho bigeze nava ku isi, kuko agenda mbiye imibabaro n'imiruho. Mana, ndakwinginze nkora ku isi. Ye? Ariko Anje mwana wa, wose wambabariye ukareka kuntera agahinda koko. Ugeze naho usaba gupfa? Oya mama, birakabije rwose. Uburyo dufite imiryango ikize, kandi papa yabanye n'abantu bose neza. Wagira ngo twebwe hari icyo twakoreye Imana. Mwiriwe. Yemwe nta kwirirwa, ndabona umwana yandembanye noneho nabuze uko mbigenza. Niko Nosiya, umwana akakurembana gutya ntumujyane kwa muganga koko? Ariko si mama Deni, nawe ubu koko kuzi ko ntunzwe no guhingira abantu mu gishanga bakampa amafaranga, akaba nta karaka mperutse, ukaba uzi ko nta mituweli ngira, ubu se uragira ngo mbigenze nte koko? Ntibishoboka. None wamujyanye kwa se wabo Joseph akagira icyo amumarira, simbona yarakize. Sha mama Deni, ibyo byihorere. Kwa Joseph ngewe njyayo, ubu se batumarira iki? Nta kintu bashaka kutumarira, ntago nakwirirwa n'umwanya wanjye. Aha, ndumva bitoroshye. None ko nureba nabi Anje ashobora kugucika. Ariko se mama Deni, wangurije 10,000 koko, nkareba ukuntu nakwijyanira umwana kwa muganga, wambabariye. Anosiya, urabona nayo kuguriza ukazakurayo koko? Erega ubura umutindi. Ahubwo se uba mu kihe cyiciro cy'ubudehe? Nawe koko, nawe nizeraga, niwe utinyutse kumbwira gutyo. Ariko barabivuze koko, kwiringira umwana w'umuntu avumwe. Ako wakwitonzera, ku isi dasakaye ko nawe ushobora kunyagirwa. Uzi ko nawe ushobora kukugeraho? Ntabyo waruzi se. Reka nigendere da. Gusa nureba nabi, umukobwa wawe arapfa. Dore ko yajya kumwiratana ngaza ubwenge bwo mu ishuri.
sinshaka kumbaza byinshi kuri Anosiyata. Icyo nshaka no kurara umwirukanye. Urumva? Ibihumbi 90 aruzuye. Aruzuye nta kibazo. Harya ngo ushaka kumwirukana none? Umvara. Nimugoroba nka saa 12 n'igice. None se waretse ngajya kumwirukana none aha? Kuki ushaka kumwirukana bwije? Ariko si byo birakureba. Nakubwiye ngo ntumbaze byinshi. Wewe ukora icyo ngutegetse ubu. Sawa. Umvaja. Hariya ngo uranzi neza. Twahuriye Nyabisinda. Yego. Uraramuka ukoze icyo ntagutegetse. Ushobora no kuzabura ubuzima bwawe byita imikino. Uri mu biki? Turabikoze mali. Ariko sha wasaze uri mu biki? Ja uri mu biki? Wasaze. Yego nasaze. Reka mbere kusese bwanjye. Mugende ntabwo mbashaka munzage mugende. Ja wakoreye Imana koko. Mugende ntabwo mbashaka munzange. Mugende. Ariko ja Anosiyata yihagararaho arajye none ndamarika amaboko yari gakiri kare. Yego amafaranga ni meza. Kizana amafaranga uzakireke rwose. Erega namarika amaboko. Aduhe handi. Nibyo rwose. Dukwiye hariya wari waradushize ukaza ukadutiza aha ngaha. Ubu koko uratwirukana ubona tujya hehe kuko watubabariye. Ubu uratwirukana ngo tujye kuko ja. Turajya hehe kuko watubabariye ko. Aha mujyane ibindeba. Mugende. Amuka mwana. Ariko umwana imiryango yansiga nkabaho nabi imiryango yansiga nkakina nibuka isezerano ryawe mwami nibuka amagambo yawe. Ubundi mama yego wanje warese tukazajya kwa Joseph cyangwa kwa Jackson tukareba ko badufasha. Ariko wanje abantu banze kukurihira amashuri ngo wigurangize urabona ko ari kibagufasha. None se mama ubona amaherezo azaba yahe koko? Ese ubundi wowe na Joseph mufiki? Ese kuki utajya ukurikirana imitungo papa yasize? Ako wanje
hashize imyaka 7 nkurikirana imitungo ya papa wawe yasize aho bigeze mbona bagiye kunyica mbivamo ngiye kwicwa hejuru y'imitungo ya so. Mana ni ibiki koko? Ni iki koko twakoze gituma tubaho nabi gutya? Ni iki muryango tuziza koko? Ariko wanje we bari abantu ntago bazi. Ni abantu biyambika uruhu rw'abantu kandi ari intare ziryana ku buryo bageze n'imbere bakurya. Ushatse kuvuga iki mama? Ni iki nisha kiri mu mutima wawe udashaka kumbwira? Anje ndagira ngo nkubwire kugeza ubu uzi aho bigeze bariya abantu basibe mu mutwe wawe ubasibe mu bwonko ubaho uzi yuko nta miryango ugira urumva cyakoze icyo nzicyo ni uko ibuye ryanzwe n'abubatsi ariryo ryakomeje imfuruka. Oya mama uramonda sinuga ahubwo reka ngende. Ujye he Anje? Reka ngende mama, reka ngende. Anje ubaye iki mwana we?